Ubwiru ni kimwe mu bice byari bigize ingoma ya cyami kuva na kera mu Rwanda rwo hambere. Amategeko y'ibwami agenga izungura ku ngoma, imihango yo kwimika umwami ndetse n'ibindi. Ibyo ari byo byose byagiraga aho bihurira na politike ya kera mu Rwanda rwo hambere, urwego rw'igihugu rw'ubwiru rwabizagamo. Uyu munsi tugiye kubasobanurira urwego rw'ubwiru mu Rwanda rwo hambere, ndetse munamenye inshingano zari zifitwe n'abiru mu buryo buziguye. Ni iby'agaciro kuba wahisemo kubana natwe muri iki cyegeranyo. Cyo ngaho ukora subscribe, ufungure inzogera, ubundi tubane kuri Dego Media. Jye wumva, amazina ni Ismael Neogusengwa, Shirimaka naryo ni iryanjye. Mu gitabo cyitwa Amateka y'u Rwanda kuva mu ntangiriro kugera mu mpera z'ikinyejana cya 20, cyashyizwe ahagaragara na Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge bifashishije Deo Byanafashe ndetse na Paul Rutayisire.